agapfana n'uwo mwana yari buzabo wawe wabimubonye ngeze bivuze ariko bonyaga mbona uri umuntu uri seriye azongera ngatera indi nkabyaro ndi rero nayo ujya ko nayiteye nabipanze ahubwo kambabwiza ukuri yitware neza abanza byare kuko nakomeza no kunyitwara uko asanzwe anyitwaraho nakomeza kunyereka imico ari kunyereka mw'iyi minsi azabwahagirana iyo nda arebe yayijyana ntacyo nzamufasha. Ni amakuruza shameze neza ndakubona agwara dutemba meze neza se gusa ubu umeze ute? aha urambaza ntabwo twazanye ngende kwitegereza inzira kerenisha abantu heza cyane kabisa ndi kugerageza gushyiramo udukoresho duke kugira ngo nzahagire aka office keza igihe nzajya mba ntaje ku kazi ngiye ngira utuntu nshobora gukorera hano ese mwana kudaheruka kuza bite mfite inkuru byagenze ute? ntabwo mujya mu nkumbura we no mu rwa wose mba mfite ku kazi icyo kituzanye kuza urabona kukureba twaje kubera iki niko byagenze bite? mfite umushu mushya umushanzi yawe urashyushye umva ntase nagomba ko turi muri sama sama mwana nta sama hari ahantu haba hadashyushye aho mu minsi iri imbere muzasanga na ka vandarateri karimo uri kugenda bitekerezaho so rero mfite umushiri mushyashya mbese nimvuga ngo amaraso mashya umva amaraso mashya ubwo rero nyine nta gishaka dutandukana agatoki ko kandi buri munsi twatembereyemo tubari mu mahoteli mu majaride he hose n'ibyo bintu byamugije mwumve ko ubu nicyo gituma utazamuka ndavuga ngo ngiye mu kazi kandi ariko ugiye mu kazi wabuze iki afite mani watembera ahantu hose nta kintu ikigaragara nyine umuntu ukubuza kujya ku kazi babivuze ko afite ubushobozi bwo gutunga ego ko ndataka ngo tse ushaka iki nshaka iki n'iki ntabwo uzamuduperezante mwana umva icyo ngiye kuzakora rero ndamubwira ni seshirutse ariko kujya mu kazi waretse nkajya mu kazi ntabwo kujya mu kazi wabuze iki igihe wereye ukora ntabwo uraruha noneho afite akantu ajya abwira arambwira ngo uzi n'ibindi baby uno wakisa akazi ntabwo yigize akarangiza rero mitavuga ku bundi wa mugani hari nka za kataryama reka niryamire ntabwo yamara wanga ryari ugaruke mu kazi ko natwe tugukumbuye nawe ntashye bigira ashe iyi minsi ahubwo ntabwo urabona ndi umukobwa kuki ugenda ariko se ntabwo ubona uyu nguyu ubwiza ahagaze noneho nk'iyi minsi afite boyfriend uzifite basi nanjye mu ndebe we bitashiruza ukuntu bumeze ashaka kuba mwiza cyane ukuri ibintu birikora ukagenda uhinduka ukumva ushaka noneho hari ukuntu uba wumva ushaka guhora ugaragara neza imbere ya shira urumva na bya bintu utajya gukora ni ukuri ubitekerezeho ugira ugaruke mu kazi ibintu biri gupfa warabuze ndaza kureba ukuntu nzi ariko tuvuga ibintu dusubira ibindi narwaye maze ego kunige umuntu umeze neza kubi ubu yitsamura ibintu byose maze n'impumyi yakabakaba tuvuga ibintu dusubira ibindi rero sha anyway reka nshimire Olivier bera buriya rwose Olivier rwose ndagushimira ko wanyigishije akazi ukanzana mu kazi ukanyereka ukuntu ibintu bikorwa kugeza ku rwego ubu ngubu ndiho mvuga ngo nanjye mfite akazi arakoze gushima ndagushimira rwose Imana iguhe umugisha ntabwo ari buri umwe wese wagirira neza ngo hanyuma bizirikane nyuma azagushimire ariko kuba ugize uwo mutima wo gushima ni ikintu gikomeye cyane kandi buriya byari no mu nshingano zanjye ni ukuri maze iminsi mbitekerezaho pe ni ukuri Imana ikumera umugisha ikomeze ikwagure uzafashe n'abandi ngewe wagize ngo njyewe ntabwo narindi muri uwo mujyi wagira ngo twe twanabivuganye maze igihe numva mbishaka ko wagira ngo nakoze ikintu cya hatari maze igihe numva mbishaka nkavuga nti yenda ntabwo nabivugira ahangaha ariko nyine ntacyo ubwo umuvandimwe wavuze kandi bimbura ibyo warakoze ko genda ubu simba nzi ahantu ndi simba nzi ngo ndihe ariko ni ukuri warakoze kuba waradushakiye akazi ampulise umva warakoze cyane nta kuntu ntabona mbikubwira ariko umva Kireni ni ukuri murakoze gushima biranshimishije ko n'abantu bazirikana neza umuntu yabagiriye ntabwo ari ibintu bikorwa na buri umwe sibyo kandi namwe muzamfasha akazi nabigishije mugakore neza ngakore ne nawe ugire nubwo nyine uri mu rukundo rushyashya ugira ugaruke mu kazi ukurakenewe cyane pe sibyo ndaza kugerageza nze kabisa vuba cyane turanagukumbuye so rero
twari tuje kureba turebe uko umeze niba umeze neza natwe biradushimishije ubwo naho ku kazi cyane ntari bimurakoze tugusezere tugende natwe hari uturakora dushaka kujya kuzuza ku kazi kare tudomotse gatoya mu isaha ya ranshi ariko ubwo kabarura neza ubwo baziba cyane no kwihangana amba simba herekeza rwose mu musimbuke nyine mwakoze kuza kunsura nanjye ndishimye ariko vuba ndaza nari bishaka zanabereka umusheri wanjye nyine hashye bari rero uri kuntera ishyari njyewe ndaza kukurabura nawe bera tugende mwana nzabaza sheri niba nta muntu tugende bakazi kafuye sawa Olivier oui bimeze bite cyane sawa kabisa ko ibaze ko mwaje kumbwira ngo sinkiza ku kazi none nanjye nkaba naje nkababura niko arazi ibintu byambaye uyu munsi Peter subizi ko hari raporo yari yaratuje nimugoroba nabyutse njya kumura ngo azime ko uyu munsi yagize impamvu nyine zituma ataza ku kazi ngeze hano mbona nakerewe uhita ubyihorera ndavuga ni nzaza ejo nandi kuvuga ko ndi bubikorere nandi kuvuga ko ndi bukorere hano mu rugo nkazaza ejo nabitunganyije neza ariko nyine ubwo bwuje ntaribi shangeze ku kazi rero nanjye mbona ntuhari mbona bera ntahari mbona sinzi uko bimeze ndabaneka nkoreho utuntu dukeya mpite nza kugutesha umutwe uzi impamvu mwankuye mu rugo ngo ninze namwe mukaba mutarimo kuza ariko bera twavuganye arambwira ngo ari mu nzira ari kuza ndavuga reka nze nawe nkurebe mbere y'ikibazo wagize shange niyo mpamvu nagize nyine ni icyo cyatumye ntaboneka ariko ejo nzaza tu ahubwo njye nari nzi ko uyu munsi nabwo utaraza oya navuze nibuse ku kazi barankumbuye undi ndaguma mu rugo mamara iki noneho urumva n'ibintu by'akazi bari ukuvunishanya kutaza kwanjye iminsi myinshi wenda ntibipfa ko muba muhari ariko nanone hagiye uri kuvunisha abandi mu gake ndavuga reka nzi nyine nkora akazi kanjye sheri wawe se yageze aho arabyemera noneho arabyumva ni ukumuhatiriza ntabwo rero n'ubundi ntabwo twahora dufatanya none se byagenda amaherezo yaba yanyu reka njya mu kazi ducishemo dusohoke nka nimugoroba cyangwa tubihe umunsi nko muri weekend nyine ega agomba kubaha akazi niko kadutunze mwana cyane shiri bite mbese kuki waje kundeba n'iki urakangutse se none se wowe na Olivier bimeze bite uyu mubebe nyine niwo tubana hano Olivier muraziranye kandi dukorana ku kazi turakorana ubwo se wowe na Olivier birahura bite uyu mubebe nyine tubana hano twawe bisanzwe twibera inshuti nyine turibanira biraho nyine tu utambwira ko nyine kishaka kuvuga niki he uyu niwe Olivier nakubwiraga gaho uyu yitwa Liza uramuzi Liza ni inshuti yanjye bikomeye cyane cyane ahubwo reka reka ahubwo yavuze Olivier mwari musanzwe muziranye yego ko mana yanjye ni inshuti yanjye cyane muhurira ku kizi yewe ndatungu no mu rugo arahaza no kunsura inshuro kenshi ingo be muraziranye mwese Liza njye wavuze Olivier sinamenya ko ari uyu none uyu kunganiraho nyine kene eko noye nakubwiraga ko ndeba se ahubwo cyangwa ubwo birenze byo wari wambwiye ko ndeba ari ibindi bifite indi ntera nawe rero yari yakubwiye ibikize kandi nabikubwiye nabona nari mbizi ko hari ukuntu bitazarangira neza ntugire ngo ntabwo numva inama zawe nanjye nisanze nazi ukuntu byagenze muri kuntungura tu njyewe ndumiwe pe ndumiwe ko tuganira uko twakabiganiriye nyine nari nzi yuko uri bugende ukabitekerezaho ariko uko mbibona ko mbona ko ibyo nakubwiraga bisa nkaho ubwo ari byo byabaye ibya nyabyo ndumva rero musa nk'abaziranye ngewe ubu natunguwe simbabeshye nyine ntugire ngo naragutengushye pe ahubwo se kuki wari wabonye umushyitsi ntumbwire nanjye nanze gusinzisha nari nanze gukangura gusa nta nubwo nanze ko muziranye nyine so
Biyonse ku nama zawe nubwo reka ngiye kwambara ndaje iki bumuganiriza shoni ni muziranye kubikiza ndumiwe pe njye mba ntumiwe mba ntunguwe tu Liza sekonde wakonje usigaye ukonje sinzi ikibazo ufite wakonje nta vibe sinzi ukuntu bimeze ariko nyine reka nkubwire Shabura narumiwe gusanga Olivier ari we muntu wambwiraga ese ntiwanise Olivier cyose tubanira ku kazi atigeze anaganira ngo ari mucike havuga ati hari umuntu tubana w'umukobwa ariko abahungu bagira amabanga we ndumirwa ntago natekerezaga ko ari uriye nubwo ugeze kumbwira ukavugamo izina Olivier sinigeze umutima wanjye ukubitaho pe nanjye biriya naratunguye gusanga muziranye gusa nyine kumbwira ngo ndakonje na vibe birumvikana urumva inama zawe wangire ntabwo nigeze nzikurikiza nk'uko bikwiye sorry pe gusa nyine nasanze ko wabivugaga ko wagira ibyo wavugaga byose nasanze ari byo bitewe n'uko twabanaga Olivier yakomeje itangiye nyine mbona nazi kwa guhinduka wambwiraga mbona hari utumenyetso utangiye kuzaza agenda nyereka akora nanjye nyine nk'umukobwa nshiduka nakwawe ibizo ko yagize akananshoka akagira hamwe inzoga ndanywa ndasinda birangira nturyamane nawe aka kanya tuvuga ufite ndatwite ariko noneho ni akaga ariko nubwo mwete Olivier nyamubwira mana yanjye yabisubiye ku hejuru yishimye atangira guserebura aramubwira ati wow ati none ni twabanaga nka besta ngo tugiye kubana nk'umugore n'umugabo ntangiye kubabara mvuga ngo ubwo ngubwo urajya he urerekezayo n'inda urajya ku gasozi gute numva bincanze wow nuko bimeze gusa nyine nanjye nyuma naje kwitenda ndavuga si uko yasa kunyihinduka umukobwa nkanjye ngisanga natwaye inda none atigize yaba ari ikibazo pe byari byangoye gusa nacyo nari nise ntekereza ngiye umbabarire nyine inama zawe sinuzubahirije nk'uko wari wabimbwiye nabyisanzemo ntacyo ubwo Olivier ariko buriya Olivier ni umuntu w'umugabo ukora ibintu bye mu murongo mwiza pe ubwo ratakwihakanye akaba yaremeye ko inda ari ye kandi yemera ko muyirerana mukazarerana umwana njye numva munshimishije ndabishimiye n'ukuri ndabishimiye pe ubu uri madamu Olivier nshimishije pe nyine ngomba guhinduka urumva uko nagendaga ndi umukobwa ngeze ati ngo umonda nyine icyo ngenda nsigase gusa nyine ikintu ugomba kumenya nubwo bwose yakugize umugore akaba yemera ko inda ari iye akenshi umuntu muba muziranye ku bintu nk'ukuntu muziranye we nawe wamwira ngo wakiniraga n'agakinize rumva muziranye ku bintu byinshi witonda ashobora kuzajya agera aho ngaho akavuga ati wasanga nanjye wayimuteye cyangwa iki nyine umenye ukuntu byitwaramo n'ukuntu mwitwaraho umenye ukuntu nyine ubiteganye tuwumve ko ashobora no kuguhinduka ntuzahore wumva akubwira ngo shiri iki ngo wumve ko nyine wirare wumve ko ibintu ari amahoro kuneye ubwoba ujye umenya uko umutwara kuko buriya muntu ukuzi akaba azi ibintu byose wakoze heriza ni ukwitwararika nari maze kumukunda bya data kumukunda birumvikana ariko nyine witware neza ujye umutwara buhoro umworoheye ngo umenye icyo atekereza basi nawe ujye umfasha nyine kumuganiriza unabanza unamenye izindi gahunda ziza ku ruhande ushobora kumwinjira shashira igenda hari ku bwawe mva ndabishimiye ndishimye rwose mukomerezaho mwubaka urugo neza umenye kubaha umenye kwitwararika nyine
nyine ariko ujya ugeramo n'amakenga umva aricyo nakubwira. So, merci urakoze kangende imfunguzo zose nazitwaye. Sheri urakoze ni ukuri pe. Ngagenda nyine tumutegurire wenda ataza no gusanga ibintu bitameze neza. Ndabishimiye akabebo karere neza. Umva byiborere. Wow. Kugira ngo umusore agutere ndanagushake. Hariza n'umunyamahirwe pe. Olivier. Ndakumva. Kuki utari warambwiye ko banariza. Igihe cyose twabaniye ku kazi habe no kujya guri guci kuvuga uti mbana n'umuntu w'umukobwa mu rugo. Jacqueline umve ko nanjye buranatunguwe. Nahibajeze abantu baziranye. Ahubwo we nari zamuziranye mu buzima busanzwe. Siko mwantunguye mwana. Ahubwo se turaziranye ko turaziranye gusa. Riza bura ni inshuti yanjye cyane. Wumve ko ari nsanzwe mbizi ko abana n'umuntu. Nitwa Olivier ariko ntago nigeze ntekereza ko yaba ari wowe. Bivuze ngo mwari muri inshuti imbere hose. Twari tumaze igihe kinini turi inshuti kinini cyane. Turaganira tuvugana ibintu byose ahubwo atunguwe no gusanga ari wowe pe. Nanjye buriya umwe naratunguwe nabaye navuga guki. Umuntu araje asanze twicaye murazuzanyije nk'abaze nari nzi ko ngiye kumugupresenta nk'inshuti yanjye nyine dukorana nsanga muraziranye suko kuko turaziranye pe cyane ndetse yamba nzi ko musanzwe muziranye mba ntabikubwiye kayo kurabizi inshuti yanjye inshuti yanjye dukorana kandi urabizi amabanga yanjye hafi yose ubuyazi. None se Olivier ko nabonye se kwigwendekaho muzi nk'abantu bagize hari ibintu byinshi nyuma twaba tutazi. Warakocoye niba turabura ku kazi ngo tuze tunywe za nimugoroba. Iza nkuko yabikubwiye. Dusanzwe tubana twahuriye nyine naho i Kigali twese turi gushakisha ubuzima dufata inzu imwe turabana birangira twebera inshuti zisanzwe. Nawe urabizi rero umuhungu n'umukobwa babana batavukana mu ndimwe ntabwo mwabana umwaka wa mbere umwaka wa kabiri nta kantu gatera. Nyuma rero nawe uraza kunyumva. Naje kujya mwiyumvamo bitewe n'ukuntu yakoraga yangwa saa yamba twenda dushyira ubwambure bwe hanze agiye nko kwirebera abajama abandi nanjye nk'umuntu w'umuhungu nyine birangira nje kumupropoza ko twaryamana. Turaryamana nyuma yaho nyine aza kumbwira ko namuteye inda ntabwo nabihakanye narabyumvishe uretse ko nanone ntabyizeye neza 100%. Ubu ntegereje ko abyara ko byibuze ndeko uwo mwana hari aho dusa cyangwa dukoresha niyo DNA. Nasa Olivier niba ubizi neza ko mwaryamanye nyine ushingira ku iyo ngingo uvuga ko indi ishobora kuba atari yawe kandi uzi ko mwaryamanye mutikingiye. Ingingo nshingiraho rero nkuko nabikubwiye mbere. Iriza n'umuntu nta akazi yakoraga nyine nakazi ko kwicuruza sinurize. Niho umuntu wagendaga agahura n'abagabo akababomoza nyine niko njya numva bavuga zigiye babivuga akababomoza bakamuha ibicara akaza tukiberaho. Nanjye yaramfashije mu minsi ya mbere ntarabona akazi yaramfashije mu buryo bwo kuntunga. Ubwo rero impamvu mvuga ko ntabyizeye neza 100% kubera nyine abagabo bose yagiye ahura nabo. Nizere ko udashaka kwihakana umwana ariko ntago namwihakana ntago nakwihakana amaraso yanjye ngiye nisanga umwana ari wanjye koko nzamufasha pe nzanabana nawe kuko riza wenda turaduca yagiraga two kwicuruza nta yindi ngeso n'umukobwa mwiza. None se kuva aho mwatangiriye kwiyumvanamo no gukora ibyo mukora hari ubwo wigeze ubona yongera kujya katakata muri abo bantu be bakera? Kubu ngo basigaye yaratuje asa nkaho ari umugore mu rugo. Bararongoye nibatubwira. Nararongoye umwana. Niba turahura? Nararongoye ariko buri ibirori biri imbere. Imana nibigenza neza tuzababwira. Ntacyo ndabishimiye gusa nyine uko bizagenda kose umwana nazabe inzira karengane. Ntago nabikora. Ntacyo njye nagira nkubaze rero. Urugo rwanyu ndarushyigikiye riza n'umuntu wanjye nawe urabizi umuntu wanjye. Katwizere ko bizagenda neza. Nawe uzamusengera umwana bataroko kuko washa kabisa. Zamusengera ariko Imana ikora ibintu mu gihe cyabyo nyine bizageraho bikunde. Ndabyumva kabisa.
ntari rero naje kure impamvu wampamagaye ntabwo nzi ko ari ugiye kumbaza ubwo nanjye reka ngere ku kazi ndebe uko bimeze ntagerayo ngiye umunsi sinza nzaza ejo nta kibazo wite ku kabebe rero nyine dore ntibabona kukareba umenye uko kameze uba ukitaho kakiri mu nda mu gihe kataraza niko bimeze narabitangiye pe umunsi mwiza saa nawe umunsi turi kumwe kabisa yewe Liza kundi wandara noneho umukobwa wanjye byagenze bibaye iki ayiwe babaye depite neza pe Liza karamba tujya kwa muganga se indira kufashe aya meze neza Liza ntabwo umeze neza pe ndabona wenda nuko unaniwe nyine biragaragara ko kuri we ariko nanone ndabona wagira ngo urarwaye cyangwa ibise byaje Kirene nakomeze pe nakomeze burya nasanze ibyo wambwiraga byose byari byo ubwo wagira ngo wabaga unabizi cyangwa wabibonye siko ushobora kuba uwereka ukaba utabizi byagenze bite se Liza wa mugabo wanjye navuga ngo aritonda kiro utarankunda nawe ndamukunda ntabwo uzi ukuntu ari kungaraguza agati uko umeze ukuntu iyindi ngana iryari kukugaragaza agati ari kungaraguza agati ngenda nwite siye n'ubundi ngo niribaga mu bagabo ngo ubonetse uwo ari we wese ngo unega abahisi n'abagenzi ngo yabwirwa n'iki kindariye ikintu kimbabaza kuba ntamenya ko nwite nta n'umugabo nigize impura nawe n'abamamagaraga bose nahise ngenda mbaboroka kugeza aho nahinduye na nimero none se ubwo ashaka ikizi kubera ko abonye indi baye nkuru nta kuntu wakwirwanaho nta hantu wajya ngo bakwemere niyo mpamvu akwihindutse shakihorere nake ibyo tubyuka akanegurira igikoma ngasanga breakfast yabonetse wabyibaze nta n'igikoma n'uyu munsi kugeza aya masaha n'igikoma ndangwa cyangwa ibiryo mbona n'igihiko kimwe yavuze ngo azongera kumahira yabonye ko umwana nabyaye akabona ko umwana ari ubu umubyeyi utwite inda ingana ityo nta n'ikintu na kimwe urafata kuva mu gitondo ndi kumva n'isarere nyinshi kukureba ngeze hepfo kuko nawe uretse gato reka akira abanza ukwite ku muntu gutomera akira uzi ko inzara yanakwica ahubwo se ubu ahantu hose uhaciye ute koko n'ukuntu abantu bafite inda bagira isereri ko tomera we akarere yawe yarakoze raripfuye ifite isereri dakwica umuntu ni mugari pe Olivier nzi nawe n'ukuntu aba yigize sereri ndagatera umukene yikoze bakumvisha amata kari kashonje urahare ibuzi ko ari byo koko kari kashonje yewe kwicwa n'inzara sha ufite nukuri utwite ni bibi mwiriwe ako Olivier zane wicare hano ko mwicaye hanze Use umuntu kuri watyamushyira mu nzu n'ubushyuhe buhari muri iyi sama ukumva yabishobora yaje kukubwira ibijyanye n'iki se none akose Olivier wowe kuri hano bite uramubaza iki se nari ni wawe
ahubwo ikibazo ndi kwibaza umutima wawe w'umuntu wavuyemo hajyamo w'igisimba ni gute ushobora kwifata ugafata umudamu utwite inda ingana gutya kuri we ukamwiriza ubusa guhera mu gitondo kugeza aya masaha nta n'amazi y'umugezi yanyweye ariko ushaka ko nitwa nderera abandi ubu nabwirwa n'iki ko uyu mwana twita ari uwanjye ahubwo se ubwirwa n'iki ko atari uwawe njye kwirwa nshenguka nirwe ku gasi nshaka amafaranga nze nite ko uwo mwana nzi ko atari n'uwanjye nategereza abanza abyare nabyara nzamwitaho ninsanga umwana ari uwanjye ako se Olivier wasaze noneho kera nimbabarira ese bindeka nkubaze kambanze nkubaze uhuye n'umuntu utwite mu nzira utanamuzi ntabwo wamugurira amata cyangwa ikindi kintu akeneye aba yashonje ko naba ntamuzi none uwuzi afite inda ubizi neza unakeka ko ushobora kuba iyawe uwo nzi rero niko kabi noneho bw'imico ye nzi nyine uko nzi yitwaraga ibikorwa bye byose ndabizi kuvuga rero ngo ndamwitaho ndi kumva ko aba ari ukuruhira ubusa wavuze ko usigaye ufite abandi witaho abantu bose waryamanye nabo bivuze ko ari njye utera inda Olivier rero nimbabarira rwose babarira pe nta n'ikintu ushaka kumva narizi saa ariko nta kintu ushaka kumva gute umuntu apfiriye mu nzu yawe muri kumwe mu nzu mubana urumva waba wasigara mu gihe agitwite nagenda areba abo ngabo yajyamanaga nabo bamuha amafaranga bite ku uwo mwana urumva nanjye namara kuvuga nkasaba ko n'uwanjye nzamwitaho nka papa we ariko mu gihe umwana ataravuka ntabwo nshobora gutakaza amafaranga yanjye ngo ndita ku muntu ntazi ubu se aramutse apfuye agapfana n'uwo mwana yari buzaba wowe wabimubonye njye se bivuze iki ariko ubona mbona uri umuntu uri seriye azongera nkatera indi nkabyara undi rero nawe ugira ko nayiteye nabipanze ahubwo ko mbabwiza ukuri yitware neza abanza abyare kuko nakomeza no kunyitwaraho uko asanzwe anyitwaraho nakomeza kunyereka imico ari kunyereka muri iyi minsi azabwahagirana iyo nda arebe yayijyana ntacyo nzamufasha